twongeye kubasuhuza uri mu majyepfo mu majyaruguru iburasirazuba iburengerazuba bw'u Rwanda twongeye tuguha ikaze ngwino neza tukwihereye amakuru ese bimeze bite byifashe bite noneho dusuye ku mpanuka zo mu mihanda noneho reka nkubwire nkufate nkujyane mu karere ka Nyanza abantu basize ubuzima abandi barakomeretse dore ni ibintu bidasanzwe. Turabizi igihe kinini twagiye twumva imodoka za hoho aho zagiye zica abantu batandukanye mu mujyi wa Kigali hirya no hino mu ntara yaba ariko cyane cyane zagiye zica abantu mu mujyi wa Kigali yaba abana abato. Tubizi neza wa muryango wazimiye rimwe umuntu wahetse inkosha aho abana be bazimiye rimwe abana be bapfiriye rimwe ku mpanuka yabaye ku Kinamba zagiye zikomeza zica abantu hirya no hino mu gihugu abantu bagiye babura ubuzima hirya no hino mu Rwanda. Oho byakomeje kuvuga ko yabitujije ubuziranenge bayipimye basanga yujuje ubuziranenge abantu benshi bakomeza kuvuga amagambo atandukanye ariko ibyo byose byakomeje kwibazwaho ati bashobora gupima ntibagere aho bagomba kuba bapimaga. Abandi bavuga ko akenshi zigendera ku muvuduko wo hejuru abandi ati zishobora kuba zitwara ibyinshi birenze ibikenewe. Abantu benshi babivuze kwishi abantu babitekerejeho bitandukanye ariko abo yahekuye barabizi abo yatwariye babo abantu benshi bakiri mu marira atazarangira. Guverinoma y'u Rwanda cyangwa se ubuyobozi bushinzwe umutekano wo mu muhanda bwagiye bubivugaho ku rwego rutandukanye. Inzego zitandukanye za leta zagiye zikomeza zigira icyo zabikoraho aho uru rwego rwavuguruwe hakagira n'ababikoramo n'abagira impinduka babikoramo. Ariko ku bw'ibyo hirya no hino mu gihugu impanuka zirakomeje nko mu karere ka Nyanza impanuka idasanzwe yateye na hoho nanone aho yahitanye abantu benshi abandi bagakomereka harimo inzego z'umutekano mu bo yishe. Mana tabara ese bimeze bite byifashe bite mu karere ka Nyanza iyo mpanuka yifashe gute mu masaha ya 7:50 z'ijoro byakeye kuwa 26 Mata umwaka 2024 mu mudugudu wa Nyarukorera akagari ka Kavumu umurenge wa Busasamana ahitwa Imugandamure mu karere ka Nyanza mu ntara y'Amajyepfo niho impanuka yabereye aho abantu benshi bahasize ubuzima abandi bagakomereka. Habereye impanuka ikamyo yo mu bwoko bwa hoho ihitana abantu batatu barimo abanyerondo babiri uwari uyitwaye inakomeretsa tandiboyi wayo n'umunyerondo umwe. Abo banyerondo bari bugamye imvura musi y'iti aho iyo modoka yabasanze ikabakandagira kakahava dore ko yabakomerekeje bikomeye ko yabaseye. Umuvugizi wa polisi ishami rya polisi rishinzwe umutekano wo mu muhanda SP Emmanuel Kayigi yabwiye itangazamakuru ko iyi mpanuka yatewe n'umuvuduko mwinshi umuyobozi w'ikinyabiziga yagendagaho cyangwa yagenderagaho. Gusa hari n'ubundi butumwa yatanze nyuma yo kuvuga ko iyi mpanuka yabaye yatewe n'umuvuduko mwinshi umuyobozi w'ikinyabiziga yaratwaye yagenderagaho. Yakomeje agira ati izi ni impanuka Kayigi amenyereye kandi namwe mu baturage mumenyereye. Ibi mugomba kugira icyo mubikoraho mukagira uko mugenza kugira ngo turebe ko twagabanyura cyangwa twaca izi mpanuka. Atabashoferi mwakumviraho namwe bagenzi mukumviraho. Hari ukuntu imodoka iza igenda bitewe n'aho ituruka muba mubona ko hari icyo mwakora hari nuko mwakwirwanaho. Ati ibi bintu biteye inkeke kandi biteye ikibazo aho abantu benshi bakomeje kubura ubuzima muri izi mpanuka za hato na hato. Ati yego impanuka zo mu muhanda ntago bivuze ko ari hoho gusa atariko hoho irakabije kandi irakabije namwe murabibona umunsi ku munsi abantu barapfa abandi bagakomereka. Ibi ntago ari byo abantu bakomeje gupfa ni ingirakamaro ku gihugu. U Rwanda rukomeje guhomba abantu umunsi ku munsi ese mwe ntacyo mubibonamo? Ati namwe ahanyu harakomeje cyangwa harahari uruhare rwanyu namwe rurakenewe kandi namwe hari icyo mwakora hari icyo mwafasha guverinoma muri rusange. Ati ibi bintu biteye impungenge mu Rwanda n'abaturage b'u Rwanda muri rusange. Ati hoho umunsi ku munsi zica abantu. Ati hari abo zambuye abana babo bose hari abo zabujije kuba bakifite abagabo cyangwa hari abo zatwaye abagabo hari abo zatwaye abagore. Ati ibi bintu biteye impungenge kandi biteye ubwoba. Nyagasani ni musenge kandi mukore ariko mwite cyangwa murinde zino mpanuka za hato na hato. Ati ibi bintu bigumye byatwara abantu byatumarira abantu kandi abantu nibo
amakiriro twitezeho iterambere ry'ejo. Ati murage muri mengeye kandi twirinde impanuka. Nyagasani twirinde impanuka. Ibyo ni ibyo Kayigi yavugiye aho hantu. Nyagasani natwe twirinde impanuka, gusa duhe agaciro abagiye nta